bakunzi ba DDK TV Gospel Show, nukuri twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imbere ya screen zanyu muri kubona umugabo ugiye gutangira twibwira, dore ko twahuriye mu gitaramo cya Kugana Yesu Family Choir. Nuko rero reka dutangire atwibwira amazina ye yombi, mwatusangiza amazina yanyu. Nitwa Habyarimana Charles. Yego. Ariko hakiyongeraho irindi ryitwa Mudive. Yego. Abantu benshi ari naryo banziho. Yego. Ko kuva wenda uburyo niswe iryo zina naribonye bitewe n'itorero mbarizwamo. Yego. Kubera ko nahereye kera nyonga igare, ariko mfiteho isomo ryo muri Bibiliya ryitwa wibuke kwezi umunsi w'isabato. Yego. Ubwanjye sinjye wiyise iryo zina, ahubwo naryiswe n'abantu. Yego. Umuntu usomye bakabaza bati iri somo risobanura iki kuva 20:8 wibuke kwezi umunsi w'isabato. Bati uri umudive ntiyego. Bakabona ibikorwa byanjye bikorwa mu yindi minsi, ariko amasaha yera y'isabato bakabona natashye, naho izina ryitwa Mudive ryavuye. Kuva icyo gihe muri 2015 kugeza uyu munsi imyaka ibaye 9, izina ryanjye nitwa Mudive. Wow. No mu magurupe izwi ku izina rya Mudive rero Habyarimana aka Mudive. Twahuriye mu gitaramo cya Kugana Yesu. Iki gitaramo wakiboneye gute muri rusange? Narebye ibitaramo. Yego. Ndeba n'ibindi. Yego. Ariko nk'ibitaramo wenda 200 narebye. Yego. Nibyo ntari nareba. Yego. Nahamya ntashidikanya ko nta gitaramo kigeze kibaho, cyangwa wenda gishobora kuzabaho. Ariko nta gitaramo ndabona kiruta igitaramo cya Kugana Yesu cyabaye uyu munsi hano Gahogo. Mudive, cyangwa nuko wenda hari ibitaramo utitabiriye bikomeye, kuki ushingiye kuri cyo kivuga ngo nicyo gitaramo cya mbere ubonye kimeze neza? Icya mbere iki gitaramo ari cyiza. Yego. Kirimo inkunga. Yego. Kirimo ibikorwa bihambaye ntari nabona ndimo korari kuva nayamenya. Yego. Yo gutekereza ku kintu cyitwa abantu bari mu igororero. Yego. Kandi inkunga zatanzwe ziri mu bishobora gutuma abantu bose banezerwa, bakagaragarizwa ko igitaramo kimeze neza. Wow. Ku makorari noneho yahaje. Yego. Kubona nk'itorero rya Muhima ryemera guha korari Kugana Yesu, guha itorero rya Gahogo amakorari 2. Yego. Ni ikintu gitangaje, ababimbuzi, abahamya ba Yesu. Ni ikintu kigaragara yuko korari Kugana Yesu ibana, kandi gutegura kwayo ni ibintu isanganywe, kuko nayo ubwayo ni nziza. Wow, wabibonye ute rero ku bantu bitabiriye iki gitaramo muri rusange? Umunyamakuru umuyobozi wari uyoboye igitaramo yavuze ngo ni byiza yuko abantu bakwiriye kujya batekereza ku bintu byagutse, ku mishinga yagutse. Ubu ngubu Gahogo nayo ibonye isomo yuko ikwiriye kwagura sare, ikagira sare nini, kuko ibonye ko bishoboka. Mu gihe yitwaga ko ari nini, ariko abantu babuze aho bicara, ku buryo bateye amabafure hanze. Abantu benshi bari hanze barutaga bari mu rusengero baje kureba igitabo. Mudive rero nakomeje kwita Mudive ko nasanze ari ryo zina hari rizwi cyane kuruta amazina yawe. Wabonye ute korari New City muri rusange ubereye inshuti? New City nta kintu njya yivugaho ubundi. Yego. Umuntu wese utarayimenya ndamusaba kuyimenya. Yego. Kuko njyewe narayikunze, kandi byanze bikunze n'abandi benshi bayikunda. Twari turi kumwe aha ngaha muri iki gitaramo. Umva ni korari y'Iruhanga, ahantu twita ko ari hanze y'umujyi. Yego. Ariko hari korari nyinshi muri uyu mujyi irusha kuririmba mu mujyi wenda wa Kigali tubariho twerekeza, kuko ariho tuzi ko haba amakorari akomeye. Ariko New City iri ku isonga, nubwo itarusha yateguye igitaramo. Ariko kandi New City ni korari ibirimo neza, abantu bakwiriye kuyisura kuri channel yabo yitwa New City Group. New City Family Choir Group niho ibarizwa kuri YouTube channel yabo. Ni korari nziza iri mu bihe byiza, ifite abaririmbyi benshi, indirimbo nziza zifite ubutumwa bwiza, kandi abantu rwose byanze bikunze tumaze kubona ko abantu bayikunda, ari nayo mpamvu ishobora kuvaho hirya hose ikaza mu gitaramo nk'iki gikomeye. Uzwi nk'umuntu w'inshuti ya New City. Ese wowe muri rusange nta tsinda waba ubarizwamo ryo kuririmba, nk'umukunzi w'abaririmbyi nzi, umukunzi w'amakorari nzi, nta tsinda waba ubarizwamo muri rusange? Urakoze cyane kuri kibazo cyiza. Nanjye ndi umuririmbyi, ubundi na perezida wa korari. Wow. Yitwa Sinayi y'Ikibagabaga. Sinayi y'Ikibagabaga. Yego. Ni korari ibarizwa mu itorero rya Kibagabaga. Yego. Abaririmbyi bagera kuri 16. Yego. Ariko nayo ikora ibikorwa bikomeye bihambaye. Yego. Kuko ni imwe muri korari
zagejeje korali kugana Yesu mu ntara yacu y'ivugabutumwa ya Kibagabaga. yego Yarahageze ko rwose ni naho byatumye bikomeza kudukururira ubucuti. yego Nongera kugaruka kuri kugana Yesu ho gatoya ko ari korali izi kubana, ikabana na korali ntoya, ikabana na korali nkuru mu buryo bw'ivugabutumwa. Wow. Rero korali yanjye Sinayi ibarizwa ku itorero rya Kibagabaga, nubwo wenda intara yacu muri iki gihe ifunze ariko dufite aho duteranira, kandi rwose natwe turi gukora umurimo w'Imana. Mwaba mufite ibihe bikorwa nka Sinayi mu by'ukuri muri rusange? Iyo korali udusangije ahari wenda nge ntarinzi, ariko mu by'ukuri udusangije muri aka kanya nge nagufataga nk'umukunzi w'amakorali, umukunzi w'indirimbo muri rusange, ariko ntabwo nzi ko ufite na korali nawe ku giti cyawe ubereyemo umuyobozi. Iyo korali yawe ifite ibihe bikorwa muri ibi bihe? Ntabwo ari korali imaze igihe. Yego. Mu bihe imaze ifite CD audio volume imwe. Yego. Y'amajwi. Ikagira na channel itangiye gukora muri iyi minsi, itari yajyaho indirimbo nyinshi zihambaye, yitwa Sinayi Choir Rwanda Kibagabaga. Yego. Twatangiye gushyira indirimbo ziririmbwa, twitegura no gukora mu mashusho muri iyi minsi, igihe urusengero zo mu ntara yacu zizaba zifunguye. Yego. Abantu bajyeho bayisura, ifiteho indirimbo yitwa Tuzishima, n'izindi zimwe na zimwe ziri muri studio turi gukorera gushaka gushyiraho kugira ngo abakunzi bacu bakomeze kubireba. Wow, mwabyiyumviye rero, uyu ni Habyarimana aka Mudive, akaba ari perezida wa Sinayi Group. Nagira ngo usangize abakunzi ba DDK TV Gospel Show, ubasangize n'ukuri muri rusange nimero zawe, kugira ngo ahari bifuje nka korali iri kuzamuka, bifuje kubatera inkunga, bifuje kubana nawe muri groupe, babe babasha kubona uburyo babageraho. Urakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 078 51 51 21 49. Wow, reka dusoze tugushimira bwana Habyarimana. Urakoze cyane Didier. Imana iguhe umugisha cyane. Yego, igitangazamakuru cy'abantu bakomeza bagikurikire, kiriho ibintu byiza, ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa ku isonga. Kristo agiye kugaruka, kandi ikoranabuhanga dukwiriye kurikoresha kugira ngo babashe kugira ubutumwa bugere ku bantu bari hirya no hino ku isi. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Thank you.